Nshuti bakunzi bacu mwiriweho, uyu mwanya ngiye kubagezaho amateka y'ingoma y'u Rwanda. Iki ni igice cya mbere. Tugiye kwinjira mu gice cy'amateka maremare y'iremwa ry'ingoma. Amateka n'imiterere y'ingoma tugiye kuyava imuzi tukazagera imuzingo. Gutangirira ku ngingo nkuru twise ingoma ngabe. Izagira ingingo nto nyinshi zizagenda zisobanura ingoma n'umwanya yari ifite mu Rwanda rwo hambere. Tunagiye kurebera hamwe agace gatoya kitwa ingabe nsangwabutaka. Ingabe nsangabutaka, abasangabutaka mu mateka y'impugu zaremye u Rwanda bari abaturage bo muri izo mpugu nyine ku mwaduko w'ingoma ngabe Nyiginya ubwo yigaruriraga izo mpugu. Amateka y'uruhererekane iyo ahereye ku bwoko abasangabutaka atubwira yuko bari abazigaba, abasinga n'abagesera. Yahera ku gisekuru akatubwira ko hari abarenge, abongera n'abenengwe, akagusha no ku ngabe zabo. Reka duhere kuri iyo ngingo y'igisekuru kuko ariyo isa n'itaziguye cyane. Abarenge bari umuryango w'Abahima bakomokaga kuri Rurenge sekuruza w'ingoma yabo. Baba baradukanye amasuka n'inyundo. Bari bafite imitarimba bafukuzaga amariba y'inka zabo. Amariba maremare yo mu Rwanda rwo hambere nibo bayafukuye. Abarenge ubwoko bwabo bwari abasinga, bikavuga abatsinze. Indangabwoko yabo ikaba Sakabaka. Abarenge bari biganje mu Rwanda rwagati, ariko cyane cyane Masaka ya Rugarika ho mu Rukoma muri komine Runda, akarere ka Kamonyi. Runda niwo wari umurwa mukuru wabo. Ingoma ngabe yabo yitwaga Mpatsibihugu. Icyo twabibutsa ni uko abasangabutaka b'abasinga ari bo bari benshi mu Rwanda no ku mwaduko w'ingoma Nyiginya, kuko batwaraga 2/3 by'impugu zari zigize u Rwanda rwo hambere. Batwaraga ibihugu 15 kuri 29 byari bigize uru Rwanda. Abongera bwari ubwoko bw'ibikomangoma byagengaga Ubwanacyambwe n'Uburiza. Ingabe y'Ubwanacyambwe yari Kamuhagama, iza kunyagwa na Mukobanya ayinyaze Nkuba ya Nyakabonjo wari umwami w'Ubwanacyambwe, agahungira i Bugufi amaze kuneshwa. Umwami w'Uburiza yari Mugina, umurwa mukuru we wari i Nyamitanga ho kuri Jari ya komini Rutongo, ubu ni mu karere ka Gasabo. Ingabe y'Uburiza yari Bushizimbeho, yaje kwigarurirwa na Mukobanya amaze kunesha no kwica Mugina wari umwami w'Uburiza. Abenengwe bwari ubwoko bw'ibikomangoma by'Ingozi Kayanza mu Burundi, byambukiranyije ingoma yabyo igasingira impugu za Butare na Gikongoro zikikije ibisi bya Huye. Ni ibisi bya Nyakibanda byaje kwitwa ibisi bya Nyagakecuru, biturutse ku mugabekazi Banginzage nyina wa Rubuga umwami w'Ubungwe. Bahimbye Nyagakecuru wari ufite umurwa we mu mpinga ya Nyakibanda. Izo mpugu abenengwe bagengaga zaremaga ingoma z'abiyunze arizo Ubusanza bwa Nkuba ya Bugumana, Ubufundu bwa Rubuga rwa Kagogo, Ubungwe bwa Rubuga rwa Samukende. Ku ngoma ya Mutara wa mbere Semugeshi Muyenzi, abami b'izo mpugu n'abenengwe bateye Abanyarwanda babanyagira inka. Abanyarwanda barahurura baratabara, urugamba rurarema, bararasana barasizora. Abanyarwanda baza kunesha bigarurira impugu z'abenengwe
bigarurira Ubusanza, bigarurira Ubufundu, bigarurira Ubungwe, bica n'umwami wabo Rubuga rwa Samukende, bica nyina Bengiganze ari we Nyagakecuru, banyaga n'ingabe yabo Nyamibande, basanze yaraye bayitera urwuma, bakurizamo kuyita Rwuma. Mu nkuru itaha ikubiye muri iyi ngingo nkuru Ingoma-Ngabe, tuzabagezaho inkuru ivuga ingabe z'impugu nkiko z'u Rwanda rugari rwa Gasabo. Agace ka mbere. Ingoma y'abanditsi twisunze ni Ingoma i Rwanda, Padiri Simpenzwe Gaspard mu 1992. Komeze mugire ibihe byiza, mukora share, comment na like na subscribe, mutubwira andi mu mateka mwifuza ko twabagezaho. Imana ibarinde. Bye bye.